niba ushaka kubaho igihe kirekire ukaba uri umudamu ushaka guhora usa neza, dore ibiryo twakwiye kubyukiraho ni ibi ngibi. Tukiva mu buriri ubyuka witoza kurya imboga mbisi, zizagufasha guhora umubiri wawe usa neza, guhora umeze neza mu nda hose, kwa chini kwa pale. Murabona ukuntu mbirya, biraryoshye guys. Mureke twige kurya imboga mbisi, kuko njyewe ubu ngubu urwego ngezeho hari n'igihe numva nazitwitiye ukuntu nkajya numva ndazishaka, ariko kuba mvuze ngo ndazitwitira ntabwo mwite da, ahubwo njya nzishaka cyane. Kandi mumbabarire kuvugana ibiryo mu kanwa. Karibu rero tujye twirira ibi biryo, nibyo biryo by'umuntu yagakwiye kurya. Mba nabyogeje nkatwoza neza, ubundi nkakirya nkakihata. Cyane cyane ku bantu bari kugabanya ibiro, ntuzongere gusiba zino mboga. Izi nizo mboga z'umuntu muzima yakariye. Ubwo rero ubundi ukajya ugira utyo, dore ni wane bimeze neza cyane, ntabyo nasizeho, ntacyo ni ukurira aho gusa. Mwabibonye abantu rero twiga kugabanya ibiro, ndakurahira utize kurya ibi bintu ntabwo bizagabanuka. Ariko biraryoshye. Kubyuka nyine urara gusinga ukarya ibisa naho wicaye bikakugwa neza. Ntabwo nshaka guseka kubera ko mfite ibiryo mu kanwa. Mumbabarire uyu munsi nabaye siriyasi. Mwakabona agakukamba aho kageze. Wita agakukamba uhinduranya akaboga. Agakukamba kaba karimo utuzi gatuma byoroha. Bimeze neza, nta muntu utabirya. Umuntu wese ibi nibyo biryo byakuye mu nda, abakobwa, abagore ndetse n'abagabo n'abasore. Murabibona mwe. Ni ibi biryo tugomba kurya iminsi yose, buri gitondo uko ubyutse, umaze gukaraba, umaze kwitegura, wiyicarira hanze, haba hari agashyuhe gutyo bitewe n'aho uherereye, twifata utuntu tw'utuboga twose tw'ibyatsi turi mu nzu. Si ngombwa izi ngizi, imboga zose zidatetse z'ibyaha, cyangwa se waba utabonye imboga ugafata utuntu tw'utubuto. Ubundi hazagira umuntu umbwira ngo umubiri wanze gucya, ngo ibiro ngo byanze gushira. Wahera kuri ibi biryo ibiro bikanga gushira? Undi mu kanya kari buze ukaza gukubitaho icyayi cya green tea gishyushye, kaza kumbwira uko wumva bimeze. Biri so meza, it's so delicious. Ubu nanjye mvuze icyongereza n'ikizungu. Ariko biranaryoshye rero, ndabarire cyane pe, ndumva naryohewe.
ntabwo mbaha wowe unyuze hano ndeba ntabwo ngo igendere tuzavugana ejo nahashye byinshi ko nyamara Adamu na Eva babagaho neza kurya utu tuntu ukarenzaho imbuto n'abantu nzongere muvuge nsanze iyo ariyo ndyo ya mbere iryoshye ku isi nagerageje kubereka ibiryo ndya mu gitondo nihangane abari bugira apeti nyaruke nawe ugura utuboga tw'utwatsi utwo ari two twose niyo yaba ari amashu siko byakuniga abantu hari akazuba nako kari kundasa mu maso buri wantu mberetse ukuntu wakariye imboga kandi ukaziryana apeti wiyicariye ahantu utuje cyane cyane iyo haramutse akazuba ni ibintu biryoshye ni ibintu bimeze neza buri wese ndabimukumbuje wowe turi kugabanya ibiro rero ibi ni ibya mbere y'uko urya ukabanza ugakira ibintu by'imboga mu nda niyo mpamvu ndabiriye nkahita ndenzaho akayi ka green tea biba ari ibya mbere mwakoze kubana nanjye rero ibuka subscribe like na share kuri bagenzi bawe n'abandi batinya kurya imboga mbisi bahereze bibere